Twizere ko meze neza mu bice bitandukanye tubabwira ko abakurikiye ZOOM TV n'ubundi dukomeza kubifuriza amahoro y'Imana muri mu bice bitandukanye amajyepfo amajyaruguru ubwo tuba tuvuze igihugu cy'u Rwanda ariko ntitutibagiwe akarere ibiyaga bigari ndetse no kwisi muri rusange diaspora mwese turabasuhuje kandi tubifurije umwaka mushya muhire utarakanda subscribe na ukamenyetso k'umutuku kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwihuse ugahita ukanda n'inzogera hitiza tayari video zikakugeraho mu buryo bwa notification ntabwo dutinda uyu munsi nagira umugisha wo kuba ndi kumwe n'umubyeyi ngira ngo aratangira twibwira nubwo ngiye wenda birumvikana ko naje hano twamaze kuganira ariko uratangira twibwira. Nitwa Nabasa Immaculate. Immaculate umuntu yavuga ko ari mu ntoki. Immaculate ni umunyarwandakazi, ni umubyeyi, ni umukristo, ni umudamu w'umupasitori, ni n'umukozi wa Leta. Ba madame pasteur cyangwa se kuba umudamu w'umupasiteri no kubihuza na Leta mu bifatanya muti? Ibintu byose birashoboka. Wavuga ngo mbihuza gute sinumva icyo ushaka kuvuga ariko kubihuza uko mbihuza ndi umudamu w'umupasitori aho nkora ku kazi ndi umukozi wa Leta mu gihugu cy'u Rwanda ndi umunyarwanda. Ubuntu bw'Imana rero nibwo buyobora umuntu gukora ibyo akora. Sinjye ubihuza ni Kristo nshoboza kubihuza. Hari wenda gato yatuterangira mu byatuzanye hari abantu bagiye bagira imyumvire abanyamadini bamwe na bamwe cyangwa se abantu bagira imyumvire yuko umuntu adashobora gukorera Leta ngo nasenge. Hari abantu bafite iyo myumvire batajya banabyemera batemera na gahunda za Leta mwebwe mu bifite imyumvire imeze. Nge ntabwo ariko mbyumva kubera yuko Leta n'abanyarwanda nangwa se n'abaturage nanjye ndimo. Hanyuma iby'umwuka tubigabura mu buryo bw'umwuka kandi nabwo Imana imaze kurema umuntu yaravuze ngo imushyize mu isi akorera ingobyi. Kuyikorera rero ingobyi yizanye mu gihugu cy'u Rwanda katubare cyo twita ingobyi ni Leta. Ntare najya wenda mu byatuzanye narize kugira ngo ntange umusaruro mu muryango ntange umusaruro mu gihugu. Rero Leta nkorera nk'uko umuntu akora akabona umushahara ndakora nkabona ibitunga umuryango ndakora nkubaka igihugu. Rero ibya Leta ntabwo itandukanye n'umuryango kandi ntitandukanye n'iby'umwuka. Abakorera Leta ni nabo bakorera Imana. Hanyuma n'abashaka kuganira natwe mutwandikira kuri iyo nimero yacu iri hepfo aho muri description cyangwa se muri comment kugira ngo namwe tuzabashe kuganira. By'umwihariko uyu munsi twifuje kuganira n'uyu mubyeyi ndamwita mubyeyi ni nako bimeze nyirango ntabwo ari ibihimbano. Uyu munsi twifuje ko nawe ubwawe wifuje ko twaganira ufite byinshi byo kudusangiza mu bigendanye n'ubuhamya bwawe. Duhere mu buto bwawe ubundi ubuhamya bwawe ni ubuhe? Murakoze cyane. Ubuhamya bwanjye ni burebure kandi gitumye numva nanjye nifuje kuganira namwe nuko mbona muri iyi minsi abana bangana nk'abanjye abisumbuyeho abatarahagera hari igihe babona ibintu abantu bagenda ntibamenye n'iki gitumye bagenda. Hari igihe ubona badafite icyerekezo hari n'igihe ubona bazi ariko batazi. Numva mfite umutwaro wo gufasha urubyiruko yaba ari abakristo kuko ngiye ubuhamya bwanjye ndahera ntari nagira uwo mbawe ntaragira ishusho. Uranyita umubyeyi ariko icyo gihe nari ntaragira ishusho nanjye sinari nzi iyo ngana harungana gutyo. Hari n'ukiri muri ibyo ahuzagurika hari n'umukuru byafasha. Ni muri urwo rwego rero navuga ngo ngewe Nabasa ndi umunyarwanda wavukiye mu gihugu cy'u Uganda ndi impunzi nkurira mu buhungiro twavutse turi abana 11 ntibakiriho bose ariko ngewe nari umwana wa 7. Nabasa rero igituma numva mfite umutwaro natangiye kuragira inka nkiri umwana muto ntangira amashuri mama mpungishije inka kuko urumva nararagiraga nkirirwa mu ishyamba imvura yagwa ikanyagira izuba ryava nuko wagira. Uraragiye nk'inka zingahe twakirana kubana n'abahungu mu ishyamba? Twebwe wenda bari bumbone nabo hanze bashobora kumenya twari abantu dutuye mu musozi wacu twenyine. Inka najyaga numva ko nari muto bavuga ko ari nka 300 bunangwa zisagukaho ariko ubwo papa yari afite miza nawe wenda zikabakaba nk'ijana ariko nyine nk'uko ubona Satani asenye isi asenye abantu asenye umuryango yatangiye kumusinzi. Aho twari dutuye twariragiriraga n'abashumba twagiraga bisa nkaho ari wo wari umwuga
mu rugo rwacu wasanga ari nko mu family ariho uburezi bwatangiriye iwacu mu rugo bakundaga kutwigisha ariko nuvuga ngo ba data bacu bose twaragiraga izo nka abo bahungu uvuga babaga ari ba data wacu babaga ari basaza banjye ubundi ryabaga ari ishyamba ntabwo bavuga rero ngo n'abahungu n'iki ariko urumva naraziragiye ndanyagirwa nari mutoya papa kandagiza ariko kuko ababyeyi bose ntabwo bagira ikibazo kimwe mama we hari ukuntu Imana yari yaramuhaye kureba kure akavuga ngo abize ntabwo bapfa gupfa ubwo hari uko yabibonaga ntangiza ishuri rero njya kwiga ariko sinabimenye ko ari uguhunga kuragira no kuragira nibyo narinze ntacyo byari bintwaye warufite imyaka ingahe uragira kigiye niba yewe we ni nk'itandatu cyangwa 5 kuko simbizi icyo mbikubwira ko ari mikeya bantangije ishuri ndi wa mwana muto utagira isoni mukuru wanjye ngira ngo ari nko mu wa 7 cyangwa mu wa 6 twigaga 7 kugira ngo tujye mu secondary noneho ndibuka yanjyanye mu ishuri muri bagenzi be arababwira ngo akana kiwacu kazi cyongereza ubwo n'utuntu yari yaranyigishije yarangishije ngo January February ariko ngewe amezi sinayafashe iyo nafataga January nkavuga ngo February nayivanagamo nyabwari September nkayivanamo nyakutemba umva bakanseka bagatembagara nyine bakinjoyinga urumva ukongana simbizi no kuvuga ngo wavutse mu uhe mwaka abari bazi kubibarangana nkabo bitewe n'umuyobozi wayoboraga igihugu cya Uganda ubwo byari ku ngoma y'Idi Amin ndi mukuru icyo gihe rero ntabwo nzi ko nanganaga ariko natangiye nitwa ko ndi mutoya bitewe naho nari ntuye urakoze rero baye muri ubwo buzima bwo kuragira hagati aho turi muri ubwo buzima n'irihe somo wakuyemo cyane cyane mu kuragira ukiri umwana gukoreshwa iyo mirimo umuntu yavuga ko ivunanye oya ntabwo nayibonaga nk'ivunanye nta yindi narinzi sinayibonaga nk'ivunanye kuko nta yindi narinzi ariko isomo nayivanyemo burya abashumba barihangana kurumva niba naranyagiwe ndi umwana niba narabonye inyamaswa narinzi ingwe narinzi intare narinzi impyisi nzi imbogo izo zose narinzi kuzihisha hari izo narinzi ko burira umugina hari izo ko narinzi ko burira igiti ubwo rero urumva nta kintu byari bintwaye yari life ukuriye muri ubwo buzima bwo guhangana bungana gutyo banjyana ku ishuri njya kwiga ariko ubwo urumva nubwo nigaga ariko gatoya nsubiye inyuma bajya kunjyana mwe muri batoya wenda ntimwahavukiye hari ikintu bitiriba iriba riba rirerire rifite umugogo ni nkuko wagereranya nka etageri nk'abana b'ubu batoya igiti gifite amashami hanyuma noneho ngiye nkahagarara bagaterera igicuba noneho urumva utareba intoki ko zingana gutya siko zanganaga binterera gutya amazi yose akancika akagaruka agasanga papa mu iriba ubwo ibyo byatunanira tukajya kuragira kuhira umwaro rero nyine ni nkuko muvuga ikiyaga ariko baratemye ahantu inka zigashokamo nyine ubwo urumva hari ukuntu abapapa nyine banywa inzoga ibyo ngibyo ntumbaze ibyo narabikoze noneho haza kwaduka indobo ngo abantu bafataga indobo zari zityaye hasi z'icyuma ariko yari nka litiro 20 ubwo urumva ikintu bagitereye gutya kigira uburemere bukeya urumva nari mfite na skill yo kugira urumva mfite na skill yo kwakira no guterura no kuyobora ibintu gutyo nkabikora ariko ngo muri ako gace hari ahantu ngo yamanutse icumu ntikirenge ngira ngo nicyo cyatumye mama agira ubwoba rero anjyana ku ishuri ndagenda njya ku ishuri rero nabwo narigaga saa sita top iwacu bari bazi saa sita aho zaringaniraga n'inzu y'ikigonyi hari ahantu byaringaniraga imbere gutya nabwo jugujugu nkaza nirukanka nkaza nkashoka ariko ntaragiye ariko n'abandi imbere yanjye barabikoze ngenda avuga ibyanjye urumva twavutse turi benshi tunyura muri byinshi ariko hari icyo umuntu yiga ku giti cye rero ngewe ubwo nibyo nize ntyo hanyuma ndakura primary ndayirangiza ariko byo ntibigukange nabaguwa mbere nagiraga no mu ishuri nkabo ntabwo byambuzaga kuba uwa mbere numvaga ari iyo environment ntacyo nagereranyaga n'ikindi ariko ngeze imbere nkomejeho gato imbere cyane ngeze mu secondary ni nacyo cyatumye nza kugira ngo mbivuge ngeze mu secondary nari maze kumenya ubwenge muri 90 struggle y'igihugu nibwo kubohoza igihugu kubohoza u Rwanda niho byari bitangiriye kandi aho nari ntuye niho byari bitangiriye ubwo navuga nari mu senior 1 umva atari kera senior 1 ndagenda njya kwa musaza wanjye yabaga ahantu hitwa Mbarara akora muri Mbarara post office urumva ari umusirimu kuri icyo gihe abanje kuntangiriraho hanyuma bigeze 91 arashaka aho rero niho hari urugamba ni ukuvuga ngo aho yashakiye yari mu nzu y'icyumba kimwe ikiranuje rido
ariko nari mfite nanone mukuru wanjye wundi wari utuye ku wundi musozi nawe ari umwarimu. Ubwo noneho no kuvuga ngo nkarara kwa mukuru wanjye nkagaruka gukora imirimo kwa musaza wanjye. Urumva ya struggle yo kuragira sinejanaga mu mirimo nkora. Buri muntu wese aravugaga kwa gatandatu unyereze Immaculate aze ndamushaka, nkagenda nkamesa, nkateka, nkakora imirimo yose. Ariko bwakwira nanone hahandi hari space mu nzu nini nkariho njya kurara. Ariko ubwo niga secondary, ubwo nigaga ahantu hitwa Nyamitanga secondary, nigaga ndo mu descora. Rero ahantu homba numva nahamiriza urubyiruko ngo mwige kwihangana, hano nabwira urubyiruko ngo mukomere, ahantu nabwira urubyiruko ngo birarangira. Bigeze muri 91 school fees irabura. Nsubiye hahandi Nyakivara mvuye Mbarara ni mu town ni nka kilometero nka 60 kuva Mbarara ujya Nyakivara. Ndagiye ngerayo rero. Aho rero sinkibabara kuko narababariwe naranakuze. Ndagiye ngeze Nyakivara nsanga nta kwiga guhari. Vision yose bari barayishyize ku gutaha mu gihugu ku rugamba. Ibyo nanyuragamo byose nta biro byo guterura imbunda nagiraga ngo nabo umusirikare. Nari n'umukobwa urumva ibyo ari byose mu rugo rwavutsemo abahungu singe bari kujya ku rugamba. Cyokoze mukuru wanjye we yari umusirikare, musaza wanjye wundi aririmo. Uko biri kose nari wiki. Ndagiye ngeze rero nsanga kwiga nta bihari. Ndaza nigira inama nganira na mama icyo yakoze nyine nk'abantu b'abatunzi nta nkari bugurisha, ariko yagurishije amavuta, angurira udukweto, angurira amakayi, arangije ampa n'andi mavuta. Arambwira ati rero abagande bakunda amavuta nugera Imbarara uzayagurisha. Ntabwo nari nzi niba haba isoko, ntabwo nari nateze imodoka. Hari ahantu habaga feeder roads, abantu bakora imihanda bava Mbarara bayikora Mbarara, uwo muhanda wose wa Mbarara bakajyana bakageza Nyakivara bakambuka ahantu hitwa Rugaga bakarenga epfo. Ntago muhazi hitwaga iyo ngiyo za Rwanjogera epfo iyo ngiyo. Ariko izo modoka nkaba naramenye ko zitaha Mbarara. Nuko ndagenda mbwira mama nti rero ngenda shaka lift kandi ndi buyibone. Arambwira ati nta kundi udafite wasiga inyuma ntahajya, none ubwo nsize genda. Njya handi hano Nyakivara hitwaga Gahirimbi kwa mama wacu, ariko barracks ni bari transit y'abo bantu yari haruguru ku musozi wa Gahirimbi. Abanyarwanda ni abantu bagira ikintu cy'ikinyabupfura kuva kera, nta mukobwa wajya aho hantu. Ariko nge kuko nashakaga kwiga naravuze ngo ngiye gusaba yo lift. Abari yo simbazi uko hasasi impuza, ariko hari imodoka zijya Mbarara. Ndagiye nkabona abantu bose barandeba gutyo, umukobwa uzamukiye aho ahantu hatagibwa nawe urahumva nyine niba ari barracks niba ari transit, ariko bazi ko ari ahantu haba station y'ibimodoka bikora imihanda n'abanyamahanga, turi abanyarwanda. Shiri ku bwoba gutyo ndagenda njyayo bandeba. Ngezeyo hari ku cyumweru, hari kwa gatandatu batakoze, ariko hari imodoka imwe yari buze yagiye pfiyo ngiyo ngo za Rugaga. Ndayitegereza kugera nka 9:00. Utambaza ngo watekerezaga iki? Numvaga nshaka kujya kwiga, numvaga ngomba gusubirayo nagera Mbarara nkiga gusa. Kandi nubundi nari mvuyeyo nta mafaranga mbonye ishuri nayo. Ndaje rero hari imodoka yitwa breakdown nayibona iri ifite ikintu inyuma. Yes, ndafashe cya gikapu cyanjye mama yampaye. Utambaza ngo hari n'igiceri mfite ntacyo, na amavuta njyanye y'inka. Noneho nsanga harimo n'undi muntu w'umusore nawe utambaza iyo yavaga, ariko we yari umunyamahanga, yari umunyaganda. Tugiyemo imodoka iraza rero irahaguruka. Urumva nawe irihuta, ni crane ufasha ahantu nta balance yindi ufite. Naruriye njyamo nshyiramo ibintu byanjye nyine najyaga ku ishuri, ntumbaza izindi nzira. Ngiye najyaga ku ishuri. Ntabwo natekerezaga kugwa, ntabwo natekerezaga ko banyica, nta kindi kintu natekerezaga. Dufashe inzira turagiye tugera ahantu hitwa mu Rukinga. Noneho kubera ko bagendaga bamena iyo mihanda ni mu cyaro cyangwa ni mu ishyamba, ibyo bintu bamenye imodoka ibinyereramo gutya ahantu hitwa Rukinga n'ahantu hari hateye ubwoba, bahiciraga n'abantu. Noneho ntumbaza uko narekuye mvamo nikubita hasi. Ariko nikubise hasi aho mu Rukinga nubwo hari mu ishyamba, hari indi nzira yavaga ahandi hantu hitwa Shungiriza imanuka. Noneho ya modoka isubiye inyuma nkaho yakankandagiye, abantu bavuza induru, bavugije induru, wa muntu arahagarara ntiyangonga. Ariko still aragaruka ya modoka nyisubiramo amaho yanyisha ahantu hose. Iyi ni inkovu bakuyemo nka ince 2 zihwa, ubwo barivanyemo nyuma y'ukwezi. Musubirayo ndagenda ngeze Mbarara ndarwara ndakira.
maze gukira ndagenda ndiga iyo yari first term. ababyeyi se wenda ayo makuru barayamenye? Nta telefoni kereka kwandikira umuntu, isoko ryabaye ry'abanyambarara bagahura n'abanyakivara bakabahereza akantu ko ku isoko bakavuga ngo wenda umwana wanyu gutyo. Nta yindi movement ntayo, ni nko kuvuga ngo reka uyu muntu agiye ahantu ukazabona agarutse. Ukuriye mu gikomando? Ntago mbizi, ariko nakuzwe ukungu ko gukomeye nyine gukomeye. Aha, noneho rero ubwo turagiye tugeze ndarwaye, aho nkiriye iryo ho bari baze nsubira ku ishuri. Nta fizi mfite, igihembwe cya mbere kirarangira, igihembwe cya kabiri kirarangira, mu gihembwe cya kabiri nditoza. Barantora mbahere prefect, urumva uko biri kose niba ari ku ishuri numvaga ari ku ishuri, niba bavuga ngo ninde wakora iki nakoraga icyo numvaga ndi free. Numvaga mbega ngomba gukora kuba uwo numva nshaka kubaho. Noneho rero igihembwe cya kabiri ubwo kandi mfite umwenda, igihembwe cya gatatu rero najya mpinguka kuri gate bakanyirukana. Headmaster akanyirukana, uri kurya utakanyirukana, buri muntu wese akanyirukana. Noneho bakajya bavuga nahinguka nkariya, urumva nitwa Nabasa, bakanyita iki Nabasa. Nabasa mu kigobe bakanyirukana. Umunsi umwe rero banyirukanye, ndagenda mbibwira mukuru wanjye. Niho nenda kubwira rero ibintu aho byakomereye. Arambwira ati mva rero mukobwa rongorwa. Imyaka myinshi nari mfite cyo kora ndubwo ari 18. Ngewe aho nakuriye uko ubyumva, nakuriye ku musozi wacu nta bahungu nzi, life nari ndimo natinyaga abagande, bari batubwiye ngo ntuzarye ikintu cy'abanyamahanga. Urumva nta nshuti nagiraga. Ambwiye ngo urongorwe rero n'umuntu gupfumbateje gutya ntiwavuga ngo ndanze, kandi niyo utanabishaka ntiwavuga ngo ndemeye. Gato urumva nkiri mu primary nari nabatijwe, hari icyo nari narize. Nari narize ko gusambana ari icyaha, nari narize ko gusambana iyo usambanyije umwana uwubatse uba wishe ubuzima bw'umwana kandi ukoze n'icyaha cyo gusambana. Mbega ibyo bintu byose niko nari mbizi, nari nzi ubwo bwenge. Hagati aho ngaho niba ndi mu ishyamba ntago natabazaga umuntu, ntabonaga natabazaga Imana. Sinari nzi kubishyira ku murongo nkuko nabishyira ku murongo, nta Bibiliya nasomaga, ariko bavugaga evanjiri, nani narabifashe mu mutwe. Imyaka 18 yageze utarakora imibonano mpuzabitsina? Wapi oya rwose. Nta muntu bose urumva uri muri urwo rugamba washimande. Ese baranandebaga niba nari n'umukobwa nangwa niba bananzi, sinari mbizi, ariko nakoraga ibyo numva nkeneye kandi nkakora koko. Urwo rugo ncumbitsemo nkakora, nkatungwa nuko nakoze, nkakora mbega nanjye nkabona ngo ntabwo banyinubye. Noneho ubwo mukuru wanjye arambwiye ngo ndongorwe. Umuntu yambwiye kundongora rero byari bishekeje rwose. Nawe wabikubwira byagusetsa. Yari umugabo ufite umugore mu cyaro, mfite imyaka 18, nta muntu nzi. None wa muntu ni umunyamahanga, ni umugande. Arabimbwira, ariko ndavuga nimba imubwira arankubita, nimba imubwira aranyirukana iwacu, kandi ndabyanga. Ngo ngiye nkajya mbwira Imana ngo ndabyanze. Hagira igikoma nkavuga Mana ndabyanze, umenye ko nabyanze. Hanyuma dusezerana rero umunsi wo tuzahura n'uwo muntu iwe. No kuvuga ngo navaga Nyamitanga ku ishuri, ngewe aho kugira ngo ngende ngewe mpure na wa muntu nca ku kiliziya. Ndagenda njya mu kiliziya nsenga ibyo nshobora gusenga. Gusenga kwanjye byari kubwira Imana ngo Mana urampemukiye, Mana urampora iki, Mana ko nshaka kwiga, Mana nta mugabo nshaka, Mana. Noneho ubwo yambwiye yuko duhura saa 5, saa 7 ari bugende weekend. Ngiye nahageze saa 9. Arankubita ntafite aho mungira. Arankubita mvuga ngo nimbibwira musaza wanjye bararwana. Arankubita nimvuga ngo wenda nibatanarwana baranyirukana ntahi wacu. Ni ntahi wacu sinziga. Kandi mu by'ukuri nanjye nari maze kumenya ubwenge yuko umukobwa wicaye either baramuterura, nubwo icyo gihe batateruraga, cyangwa se babatera n'amada. Noneho ubwo ndababara, nari nzi kurara ndeba bukarinda bucya, mbaza Imana icyo nzakora. Mbega mera gutyo. Nanjye arankubita ndaceceka. Ntago namubwiye ngo ndanze, sinamubwiye ngo naje, sinamubwiye ngo natindijwe n'iki, sinamubwiye naho nanyuze. Arankubise ndaceceka, ndarangiza, ndateka, ndahisha. Buracya njya kwa musaza wanjye ndabimubwira. Arambwira ati ariko abantu bararwanira igihugu, wowe urarwanira kwiga. Ibyo bireke rwose, ibyo uzabivuga tugeze i Rwanda. Ariko nanjye nkavuga i Rwanda nzagerayo nduwuhe, nzagerayo njyanye iki, ko batubwiye ko umuntu ayiga akabaho. Kandi nanjye natekereza abo bantu bagira barwanira igihugu ko kigira bakiyobora. Ngiye ningera mu gihugu nzaba ndi, nkabyibwira ku mutima. Musaza wanjye ubwo aransezeye birarangiye, ndibwiriza mfata umunsi umwe rero njya ku kiliziya Nyamitanga. Ahangaha muhakurikirane namwe muri abana. Njya ku kiliziya Nyamitanga, ngenda mbwira Imana ngo
ndagiye Uganda habaga ibibazo byinshi, hari umusenyeri wenda muvuga ntacyo atwaye n'abazamwumva wenda nta kintu bitwaye niba kinariho simbizi, yitwagaga kubi, yangaga abanyarwanda. Nari mbizi ubwenge nari nzi, ntiyarobanuraga abapastor abasenyeri b'abanyarwanda, ariko nari mbizi. Ndavuga ngiye kugenda uri ubwo ari umuntu w'Imana, mugereho mufate mvuze induru mubwire ngo ndashaka kwiga kandi ntaho nakura fizi. Abakabaye banyigisha bose bagiye ku rugamba, agararamo hepfo hari konvente y'ababikira. Umubikira uri buve hariya nawe niko mugenza, kandi Imana nimbabura nkubone. Ntabwo nari narasomye Bibiliya mu Gatolika, ntitwasomaga Bibiliya, nta kindi nari nizeye. Ndagenda nicara aho hantu mu gitondo, kandi nambaye uniform nateje, ndicaye. Noneho hari abantu baba missionaries twasenganaga, akubwaho nihute aho sinakubwiye ko najyaga nsenga. Ibyo bibazo byose nabigize bigufa ariko byari birebire, uko bangiraga kose najyaga gusenga. Wowe hagataho sinzi niba byarangiye ushingiwe na wa muntu cyangwa oya, kandi umva barankubise ko wa muntu yari vumbuye ngo nta kigarutse, niba mukuru wanjye yari amafaranga, niba yari yamwijeje, numbaza icyabaye. Ariko nge nabwiye Imana ngo ndanze wenda mwihorera. Imana irandokora gutyo, ubwo niko yandokoye. Noneho ubwo gatoya kuko najyaga nsenga mu kiliziya, hari aho nagiye byabaga binashekeje, ariko bakajya baririmba ngo ayiruhanga hamye kinte kiwatworire, kuvuga ngo emeza ikintu cyo wadukoreye. Njyewe rero simbyumve neza ko nari nzi Ikinyarwanda n'Ikinyankore byose bivanze, nkajya avuga ngo ayiruhanga karye kintu. Noneho umuntu wari ku ruhande avuga ngo wa mukobwa wasaze, aho ndahatoroka shaka urundi rusengero. Ni ukuvuga ngo nagendaga mpiga Imana. Insengero ziba mu mujyi wa Mbarara zose z'Abanyagatolika nazigiyemo, za Ruharo nazigiyemo. Ni ukuvuga ngo ngiye ahantu hitwa Ruharo Youth Singers, ushyizeho n'amajwi menya ngo niwe narabamenye, nabafashe mu mutwe. All Saints Church nasengeyeyo, mpiga Imana ngo nige, mpiga Imana ngo nige. Urwo n'urugamba nyine ntangiye kugera mu secondary. Noneho rero wa muntu wo muri missionaries twari twarasenganye ahantu bita muri Poor Clares cyangwa bita Bingizi. Dusengera yari timu y'abantu bavuye Malawi, abantu 10. Ariko urumva ko nabo nta umuntu wizigamaga ku mutima cyane, simvuge ngo mbabajwe n'iki, wenda nkaba nanaturika niherereye nkarira, ariko ntawamenyaga ibimbabaje. Wa muntu rero ubwo iyo timu yabo yajyaga gufasha mu mashuri y'Abanyagatolika, akajya ajya kwigisha yo nyine nk'uko umuntu ubwo babahereza kujya gukora imirimo simbizi nk'ubwitange. Araza arahansanga, arambwira ati Immaculate, why are you here? Ndamubeshya, ndamubwira ngo I'm waiting for Jennifer. Acaho aragenda. Jennifer n'umwana twiganaga. Acaho aragiye, si mu gitondo isa stars aje muri pause, arahansanga, Immaculate still here? Ndamubwira yes. Waiting for Jennifer? Ndamubwira yes. Acaho aragenda ajya kurya, ararangiza, agarutse asanga ndacyari hahantu Bishop ntaraza, ndacyari hahantu nta mubikira urahanyura. Umva bahabaga n'imbwa, nta n'umuntu wanshuhuje. Aragenda, agarutse, ageze imbere aragaruka, arambwira Immaculate, are you serious? Tell me really, why are you here? Noneho umutima urambwira rero uyu muntu ntazongera kukwita umukristo pe. Bagiye kukugira ikintu kitari umukristo, mbona bagiye kungira umunyabyaha. Numva ndamwaye ku mutima, agiye kubona ndarize, ndeze aranyihorera, acara agenda. Byabigeze nka saa 8. Nangizo saa 8 ubwo mfata inzira njya kwa mukuru wanjye, mfata inzira njya mu kiliziya. Mu kiliziya hari inzu yitwaga y'abinginzi, kari round gutya, njyamo ndarira, mbwira Imana byose. Ndangije ndayibwira rero Mana, ubwo nkubuze, nkabura Bishop, nkabura umubikira, uzunyice nutanyica nziyica, uzunyice gusa ndare mbonye unyishe. Ariko ubwo byari bigeze ku iherezo. Ndagiye ngeze mu rugo, bantuma mu gasantere guhaha ubunyobwa, inyanya gutyo. Ku kagorobaho nsubira inyuma nyura hahanje nanone bahitaga mu Nsike, n'ahantu haba hazwi. Ndagenda rero ngeze mu Nsike, nkubitana na ya timu y'aba bantu bagendaga tututu. Hari abandi bitwaga ba Kristo, aravuga ngo yes Immaculate. Noneho barasakuza, numva bansanze hahandi, numva isi yamira ariko iranga mbura icyo gukora. Ariko baraza baransatira, barambwira ngo we are happy to see you, we have good news for you. Ntabwo nari ngiseka good news, mbura icyo gukora, nkajya mvuga ngo bamvuye imbere ngahaha nkitahira ko ntazasubira kuri rusengero
ko nzajya gusengera ahandi. Noneho barambwira wait for Blaze, Blaze has good news for you. Baramuhamagara, Blaze araza, bose basiganira kubimbwira bakarebana gutyo, bantu bararebana iki. Bageze aho Blaze rero aranyihererana arambwira ati rero twabajije ibyawe, ejo uzaza ahantu hitwa Montfort Missionaries, niho bo bari ni residential yabo. Anyobora aho ndi buze gukanda inzogera hanyuma nkagenda. Ntabwo yambwiye icyo njya gukora, ariko yarambwiye ngo ndaza kubona forgiveness, ndaza kubona igisubizo, ndaza kubona ibyo bakoze. Ariko arambwira ngo nubona binaciyemo, don't consider me as if I'm superior, uzashima Imana. Izo saha yambwiye saa 4 mu the following day ndaza, ubwo nambaye uniform. Urumva kugira ngo nsoke mu rugo nambaraga uniform, kugira ngo njye ahantu nambaraga uniform. Numvaga nta kindi kintu ndicyo, ntawe nabawe. Ndaje rero njya muri Montfort, pressing ring gutyo umwanya mbona haje mu padiri bamwitaga Faza Charles aje. Urumva amakuru yanjye yose Kristo yari yakoze. Ntabwo aribwo nahise menya Kristo, ariko Yesu yari yabikoze. Bityo bari bakoze, bari bagiye ku ishuri ryanjye babaririza ikibazo mfite, basanga mfitemo ibihembwe 3 bitishyuye, anzanira ibahashirimo ibihembwe 3 school fees. Arambwira ngo this is school fees for you, 100 shillings extra. Happy? Yes, navuga yes father. Abantu twabaga mu Gatolika, yes father, yes father, tuko twavugaga. Ndavuga yes father, ndagiye. Yuzuye ibahasha ibihembwe 3. Urimo kubikururuka byumva, ariko njyewe se nabyumvaga kuko nafashe iyo bahasha najya ngera imbere. Hari data wacu witwaga Gafrita yarankundaga, nakwibuka so ni Gafrita nkafata nkajugunya hasi nkongera nkayatoragura. Nakongera nkavuga ko mama tuje gufata ibintu by'abandi, ubuye w'amashiringi ni bwoko ki, nkongera nkayatoragura. Ariko ndangije nshyira ubwenge ku murongo, ndagenda njya muri bank bayitaga Kamasho bank, mbara Kamasho bank, nishyura school fees, ntangira gutyo ndiga. Nsubira ku ishuri rero. Urumva abantu bo muri Uganda babaga bazi ko abanyarwanda bose batunze, n'utarazitunze bari bazi ko bazitunze. Baravuga bati nturebe Immaculate wabo n'abakire, bati muzi ko hazanye ibihembwe 3 cyarimwe. Ibihembwe 3 ndabyishyura ndiga. Noneho kubera ko nta nyandiko nta telefoni, ariko nabwiye ko nabonye fees, nabwiye ko twayitaga basari, nabwiye ko nabonye basari y'abapadiri bigera iwacu mu rugo. Mama arishima, ariko akajya yibuka yuko naguye mu mpanuka, akavuga ngo mujye mumbariza yuko umutwe ari muzima. Nuko rero noneho hari ibyo nasimbutse kera nkiri muto ho, nashoboraga kwicara nko mu nzu tutarabyuka, nkakubwira ngo inka runaka yabyaye inyana isa gutya n'inyana cyangwa n'ikimasa, uraza kwisanga iri hepfo y'ikome, ukemama ibyo akabimbuza. Yagiye kubimenya rero, umuntu umwe yaraje ahura nanjye arambwira ngo ye mwana nta nyana yacu wabonye. Ndambwira amanuka hepfo hariya nta narabonye, asanga yarahaguye ku gihuru. Ibyo bintu nabyo mama yari yarambwira ati ceceka ntukazajya uba umupfumu. Ni ukuvuga ngo nubwo nirukaga negera Imana, hari ibyo nabaga nabonye nkabona ko ari byo. Noneho rero ubwo ndize, ariko ubwo urumva ko inshuti, noneho Imana ingize inshuti, numva nanjye ndayikunze, ntangira numva ngomba kuzaba umubikira. Ariko sinakundaga kuba umubikira, nanone numvaga n'abapadiri ko muri megiyo nari mfite nk'abana, nabonaga umupadiri asa neza yaberewe, batwaraga imodoka, basohokaga bakajya hanze, nkumva z'abapadiri. Ntabwo numvaga naba umubikira kubera impamvu imwe, kubera yuko nagumye kuba gustrugglinga gutyo. Icyo natinyaga nuko bazantera inda. Nageze naho njya mvuga nyine muri zo struggles zanye, kuvuga ngo ariko Mana ungiriye neza ukangira umugabo, nazajya nkora nkwishyura. Urumva nyine nanyuze mu bikomere, ariko suko haba hari uwampungabanyije ku buryo mfite icyo gikomere, oya. Ariko nuko nyine mu kureba kwanjye nabonaga uri umugabo, ushobora kuba umusirikare. Padiri yambaraga neza, ibigo by'amashuri byayoborwaga n'abagabo, aho nashoboye kugenda. Ni ukuvuga nyine numvaga n'abapadiri, ariko nuko bari baratwikirishije yuko hari abayeriya bagiye mu ijuru badapfuye, n'urupfu naratinyaga. Numvaga ubuzima burahindutse rero. Imyaka iricumye, urangije secondaire uko bisa kose. Narize, nagomba kurangiza secondary ndetse nkagera naho ngomba kugera. Ariko nyine nkuko nakubwiye ko ndi umunyarwanda, ibyo ari byo byose nanjye nari mfite andi majwi anyereka ko hari u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Kuri age yanjye nta buki nari narabonye butemba. Kuri age yanjye amata twarayanywaga, ariko reba atemba kurikiranye n'ubuki, hari izindi nzozi nabaga mfite. Nuko rero ndize, senior fond ayirangije, nanone hatangiye urundi rugamba. Urumva aho gato nari narabuze amafaranga, muri mukazi wanjye yarambwiraga ati
wagushingira ukabireka ko ntawe uzavuga kutize ninde wakubwiye kwihambira ku mashuri ubwo nawe nagiye kurangiza sinafo yamboneye umugabo nawe ndamwanga nanone nawe mwanga muri urwo rwego ndavuga ngo mana ntabyo nshaka uwo ndamutambuka hanyuma noneho kubera ko nagomba kujya mu Rwanda ntabwo numvaga nzakomeza university ngo ntinde Uganda kandi nanjye nashaka kujya mu Rwanda numvaga nshaka kujya mu Rwanda gusumba nuko nakwiga ariko nanone ntabwo nagomba gucikiriza amashuri ubwo icyo gihe rero nashakishije uko njya mu Kibikira ndagenda njyewe mara y'ibyumweru 3 waye mu Kibikira ubanza kujyayo ko observinga ubwo nabo baba gutestinga hanyuma ndagenda ndabareba mbona bya bintu birasa naho naragira inka uti kubera iki babaga mu mirima babaga mu ntoki barahingaga bagakora imigati nzi gukora imigati wampaye ibikoresho nzi gukora umugati neza cyane bagakora imigati bagategura noneho bagagira gutya bagacisha ahantu bagashyira ku table hahandi abapadiri bari buze kubifata bakarya ntaho bahurira habrotse harya mwabaga iwanyu no bakabiwabo ariko nanone ikintu cyatumye ntamuba hari undi mwana w'inshuti yanjye badufashije kugira ngo dutuke manseru nabo bagira udukimbirane rero ngewe niba ari ntabwo nzi kugoreka ibintu ndavuga rero niba ari byo kuzatuka umubikira naje kumubanda biretse mvayo maze ibyumweru 3 nkomeza mu college ndagenda njya kwiga ahantu hitwa Bishop's Youth College njya kwiga grade 3 ndagenda rero niga umwaka wa mbere twigaga imyaka 2 ubwo kugira ngo yuzure 6 twigaga imyaka 2 niga umwaka wa mbere biba bigeze 95 94 numva inkuru ngo abantu bose barataha mu Rwanda kandi ubwo bari bampaye school fees umwaka utangiye narazikoresheje ntabwo yari myinshi wenda amanyarwanda ni 60 niko bayita ari imitwaro 6 ariko nibwo yari 6 nishyuraga 2 n'igice nkasigarana n'ibyo bifaranga byinshi ntarigeze faranga sinari nzi gucuruza iwacu ntwacuruje nuko rero ndafatanje mu Rwanda ndazangera Kayonza ngenda mbura amata ngenda mbura amazi bugenda bwira ariko ntegereje aho ndi bibone hanyuma ko tugenda tuyoboza tugeze ahantu hitwaga kwa Gatete nka hari ya Kiramuruzi baravuga batamantu bibo bari Nyagatare bansubiza Nyagatare ngeze Nyagatare noneho nsanga biwacu kwa kundi kw'inka barongoye inka ari Nyagatare nabo bakurikira inka bajya hakurya ahantu hitwa Bweya ni ku mupaka hafi reba Kamwezi Uganda hari mu ishyamba pe noneho hari na rya shyamba ryitwa Mashaka ryarimo nk'ikintu cy'igisirikare nka training wing simbizi habaga igisirikare cya kera ubwo hari mu ishyamba noneho hari za nyamaswa nasize iwacu hari amasasa turika hari ibintu byose rero aho urugamba rundi rwaje kuzira Ndwariseru sinangeje nk'imyaka 20 ubwo hari Ndwariseru ndarwara nta mazi nta muntu hari mama n'agahungu kacu kagaherereza ni ukuvuga ngo ni ukurwara ukaryama bakaza bakaguhindura ndibuka rero umunsi umwe ndapfa abantu baraza namenye ko napfuye nyine ngarutse ngize gutya nyeganyeze nkaho nakagiye kuvuga binaniye numva baravuze ngo ye baba we ngaracyari muzima urumva ko nari napfuye icyo gihe umuntu yarapfaga bagashyingura uko babonye hari seru hari macinya kandi nge narwaye seru na macinya abantu banze aho ngaho bamwe bakajya bavuga ngo uriya mukecuru yo musigaye Uganda kuko nk'uyu mwazanye wiki ariko namwe muranduranye nk'uyu yaje kugira ati urumva ku myaka nka 20 cyangwa 19 nahindutse umukecuru noneho rero nabonye rero ukuboko kw'Imana mbwira abantu aho niho natangiye kubona Imana nubwo yankuye ku nzira nayibwiye ngo nyibone sinayikonsidarinze ijoro rimwe nararwaye barampebye njya ahantu hari umucyo sinabonye abantu ariko numva amajwi baba discussinga tumujyane ngo yamwimujyana hari ibyo yazakora aracyari muto arafite ibyo gukora ariko twatwara mukuru we ntabwo namenye niba ari Imana niba ari marayika ariko ayo majwi narayumvise bukiye mu gitondo babona wa muntu utajya byuka ndabyutse ndasohoka nicara hanze mama arikanga cyane ariko nicara hanze akazuba karankubita habaga izuba ngira ngo byari no mu kwezi kwa 11 ariko bihumbi 94 hari izuba rikabije ariko koko rya zuba ngicaraho hanyuma bigeze mu kanya ndananirwa bansubiza mu nzu urumva nari maze igihe kirekire nafashwe ngira ngo mu kwa 9 byari bigeze mu kwa 11 nari ndwaye igihe kirekire
kandi nari naradiyaraga nararukaga nari mfite iseru ku mubiri wose bansubije mu nzu rero maze akanya mva mu mazuru noneho ndapfa nanjye ndabibona ko mpfuye mva mu mazuru amaraso akajya yitongereza akagira nko hakurya hariya ariko ibyo ntabwiye mama natinya kumubwira ko ijwi ryavuze ko rizatwara mukuru wanjye kandi sinzi uwo ari we muri bo nkatinya no kumubwira yuko nabonye ibyo bintu kuko kera yari yarambwiye ngo uramenye utazaba umupfumu noneho ndava ndarangiza barantunganya bukeye mu gitondo ndakira subira hanze mba umuntu muzima ushonje udafite imbaraga wapfutse umusatsi warapfutse bimeze gutya umusatsi warashizeho hejuru mfite igisunzu nka cya kindi cy'akana gatoya noneho ndibwira rero reka nsubire mbarara njye kwiga mubwira mama nka nyuma y'icyumweru ntingiye ku ishuri ati ishuri waryihoreye niwe ndasubirayo ati ngaho genda mwana wanjye nzaba numva ibyawe ndagengeze mbarara nyine mpingutse mu kurege abantu bose baravuga ngo ni muze murebe umuntu mutoya mwajya mbega hari akana kari gato baravuga ngo nibaze barebe noneho ngewe ninjye muntu mutoya ndagenda njya mbarara hakaba ubwo naryamye nkananirwa kubyuka ariko ari uguhatiriza ariko mu by'ukuri hahandi hose nta hakimbabaza uretse ko niba naranywaga nk'ikintu nka ji y'inanasi yamanukaga uko nyumva umunyu wamanukaga uko mwumva ukankwira umubiri wose mwumva nkaryama najya koga kuri twebwe ntabwo twarabasirimu twarogaga na mukushi tugashima mu mutwe njye nashima mu musatsi kuzura mu ibase ushatse wanjye uragenda uracika mera bushyashya umeze nyine hejuru ukajya ureba nkaho nsa nkaho nadefirije ariko ngezeyo nanone Imana ingirira indi favor Bishop Siwate habaga umuntu witwaga Kikabahenda ari we principal yari afite umugore w'umunyarwanda arambwira ati mwana wanjye rero dore bibaye ikiruhuko nusubira mu Rwanda izerika gusubira uzapfa arankamira sigara ku ishuri hari ibyo bitaga in service abantu bazaga kwiga ubwarimu babaga barize grade 2 bashaka grade 3 baraza rero ngiye kwihuta baraza ibyo bariye nka bari byo ndya ariko akampa n'amafaranga yo kugura amata ibintu byose numva ashaka mu kwa 12 nari maze gukira ngira ngo nko mu kwa 4 nibwo twagraduatings ndongera ngaruka mu Rwanda ndazashyikira ahantu hitwa Rwempasha ndashaka ndubaka nihitiyemo ariko apfuye naho barateruraga nanone narwanya urugamba rwo gusenga ariko ni ukuvuga ngo icyo navugiye ibi bintu nuko mu kugira ngo umuntu abe wari we mu mubona agenda agere ku myaka runaka ntagapfa kuhagera ntabyo atihanganiye icyo nabivuge nuvuga ngo na public nibyumva abakugerageza akenshi si uko baba kwanga ahubwo nuko Imana ibishaka kugira ngo kunyuze mu ruganda ugira ububawe ubu ni ukuvuga ngo aho ndi biriya ntabwo byankanga aho ndi ntabwo mpura n'ikintu numva kitazarangira kandi aho ndi nshobora no kuba mpura n'ibikomeye ariko bigasanga nkomeye ni ukuvuga rero ngo urubyiruko yaba ari abahungu ari abakobwa ntukwiye kujya gushaka kuko wakennye ntukwiye gutinya gukomanga kuko atari wowe wihereza ntukwiye gucika intege kuko ubuzima ntabwo bugarukira aho burahinduka n'imbere nahura n'ibikomeye ariko byibuze hari aho nanyuze ntacyo mfumbatije kandi kiruta byose ni ukuvuga ngo umwana wese uzi ubwenge niba ijuru bararivuze bagapfa bakavaho abandi bagasigara barivuga nuko ririho niba baravuze kwirutisi kandi tukaba twumva dukeneye kubaho nuko ijuru ari ryiza rero ni ukuvuga ngo ngewe icyo navuga ubu ngubu wenda nko kuri fezi ya mbere nitwongera guhura kuganira nuko nabwira urubyiruko ngo buri ubutunzi bukomeye ndakorera leta hari icyo maze mu gihugu ndi umubyeyi narabyaye hari icyo mariye igihugu ndi umudamu w'umupasitori buriya nanjye ndi umupasitori kandi ndi n'umuvugabutumwa nta wanzitira kuvuga icyiza nta wanzitira gufasha abantu mfasha abantu kanseringi benshi mu ngo zabo mfasha abantu kanseringi b'urubyiruko rero ni ukuvuga ngo abana b'urubyiruko birebe ibikomeye ngo bumve yuko birangiriye aho hari ubwo bajya bima nk'abana buruse ukumva umwana w'umukobwa aravuze ngo agiye kwicuruza ko yabuze buruse niba icuruza uzapfa abandi basigare hari abirinze icyo gihe nanjye hari ababaye nkanjye baratwaye barabyaye barashaje hari abapfuye ndasigara ariko hari n'abananiwe kwiga kugeza ubu nta buzima bafite ahari wenda nabiyo batitiriza bagategereza Imana nkuko nayibwiye urumva ntabwo nabonye uwo muntu witwa Bishop kuko wenda Imana arebaga ari bunayanyime sinabonye umubikira wenda nicyo cyatumye ataza ariko Imana inyura mu wundi muntu ndayibona uvugishije ukuri n'Imana nabonye ni abantu bake cyane wakwicara ku muhanda bakaguhereza minerval ukiga ni n'abantu bake cyane batekereza ko bakwicara ku muhanda ni ukuvuga ngo nuko nabo mva indimwe nabo batazi ko Imana ikora ibitangaza cyangwa ntashoboye kubivuga
mba naraguye muri iyo mpanuka ise riba yaranyishe ariko hamwe n'Imana hamwe no kugira icyo uyisaba hamwe no gutitiriza ukavuga ngo ni wowe ntegereje Imana ingize uwo ndi we kandi numva rwose ndi hano kugira ngo mbashe gufasha abana bato wenda bangana namwe n'abari hasi yanyu n'abandi bantu bakuru bakumva ngo nabasha no kubwira umwana wanjye icyamugirira akamaro kuko mama yatubwiye yuko twakwiga. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza twagiranye, ubuzima bwawe kuva mu buto bwaranzwe n'ibintu umuntu yakwita ko ari ibintu bikomeye ndetse byanatuma umuntu agamburura cyangwa se agahitamo gukora icyo atatekereje. Bikunda kubaho cyane cyane tuvuge nk'urubyiruko rw'abakobwa, hari ubwo umuntu akina akavuga ngo yuganiye n'abantu benshi baba mu buraya akavuga ati njye nabaye mu buraya kubera ko nkenye, kubera ko nashakaga amafaranga y'ishuri. Undi agahitamo kuvuga ati umusore nanyweye ibiyobyabwenge kubera ko iwacu bakenye. Niwe butumwa cyane cyane ufitiye abakobwa yumva ko n'umubiri we yawushora mu bikorwa bibi bidashimwa n'Imana ndetse bidashimwa na sosiyete mu rwego rwo gukemura ikibazo, nyamara wenda wareba ugasanga habuze kwihangana no gushaka igisubizo mu bundi buryo. Tugana ku musozo. Urakoze cyane. Umuntu wese yavukanye ubwenge kandi mu buryo bwo kumenya Imana yaremye umuntu wese neza cyane, imuhaye ibintu bikwiriye, imushyira ibintu bibiri, ikibi n'ikiza. Iyo wahisemo ikintu kibi kiba kibi. N'ubu kandi konga no kunguko ndavuga ngo iyo wahisemo ikintu cyiza ukihangana kikubera cyiza. Ngewe rero kuva aho nanyuze hose nagumaga kumva ko ndi w'agaciro. Ngo yanumvaga nta muntu wankoresha ibyo ntashaka, urumva ko nabaye w'abandi simbashe gukora ibyo banyemereye ariko nkanicecekera ntibamenye icyo mfite ku mutima kuko numvaga hari uwo nzaba we. Nabakoreye imirimo badafite abakozi ariko ngiye bari umuntu abanjye baje harabananira. Bishaka kuvuga ngo nkuko tubibona hanze aha hari umuntu ugendera ku bandi, hari n'umuntu ukora ibye wenyine. Rero no kuvuga ngo iyo wamenye Imana yuko ikora ibirenze by'ababyeyi bawe, niba Imana yarankoreye ibirenze by'ababyeyi, niba ariko padiri yanyigishije, mbene kuvuga ngo muri make hari abakwigisha iyo uvuka mu rugo uriga, society ukiga. Nubwo bavuga ngo twigisha abana ariko umwana wacu ntabwo yigishwa natwe twenyine, environment irakwigisha. Irakwigisha. Rero no kuvuga ngo ngewe icyo nabwira abantu ni ukubanza ukamenya ngo ninjya gusambana bakampaye amafaranga bazakomeza bayampe, mbe bo bayavanye hehe? Kuko yaguhereza yakoreye kandi ntazahora yaguhereza. Icya kabiri ni wishora muri ibyo bintu gapfa vuba, n'ubundi bwari bwo bwose ni nka wundi wiyahura. Ubuzima sinzi uko ababona ubuzima, ariko no kuvuga ngo niba wumva ushaka ikintu wemera kukiruhira, niba wumva ushaka kubaho wemera kubiruhira, niba ukora n'akazi dukora uhembwa kuko hari icyo wakoze, uhembwa kuko wunguye uwagukoresheje, nubwo waba wakosheje ariko ni kuba wabikoze. Kandi niyo mu buzima bwose bubaho, niyo utabura ayo mafaranga wanarwara, none nabwo niyo warwara ntiwakwiyahura. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byizana mu buzima kandi si n'iyibibazo binyurana n'ibitworoherezamo, ariko iyo uteye intambwe imwe ntabwo bivuga ngo imbere hari indi ntambwe nziza, hari igihe wongera ukamanuka ariko kongera ukazamuka. Rero icyo ubutumwa nahereza cyane cyane abana b'abakobwa nibo bagerwaho n'ingaruka zibatera ibikomere bihoraho. Iyo nshyingirwa kuri uwo mugabo ufite abana babiri nababwiye, ufite umugore w'abana babiri, yari umugore wasezeranye, yari umugore uri mu cyaro uri mu bintu bye, nge ntaho nari nabuze n'ubushobozi. Ni ukuvuga ngo ntawe nari we kuko n'ubundi bwose nari ngiye ntawe ndiwe, ntacyo nari kuba cyo kuko n'ubundi ntacyo nari mfumbateje. Rero no kuvuga ngo mwebwe abahungu abakobwa wagombye no kujya gushaka nawe wumva ko umugabo apfa, ntituvuge na divorce, ko apfa wasigara wahora ushaka abandi bagabo se. Aha no kuvuga rero ngo niba ugiye kubaho utabonye n'amahirwe yo kwiga wacuruza, utabonye n'amahirwe yo gucuruza wakoresha n'andi maboko mu bundi buryo, ariko ukamenya ngo icyo ubitse muri wowe ni icy'agaciro. Wumva ufite agaciro ku giti cyawe, numva ngewe ubukene butatuma ukora icyo utagombye gukora. Hanyuma mwatubwiye ko muri pasiteri mu buzima busanzwe muri abakozi b'Imana, gusenga murashaka no kuza gusengera iwanyu, ni hehe muri rusange? Twebwe rero tuba muri Anglikani tukayoborwa na Bishop aho akohereje niho ujya, utazankurikira nagenda ugahora unkurikira. Ni ukuvuga ngo twebwe kugeza ubu guhera mu kwa mbere turi Kanombe muri paruwasi ya Kanombe, hanyuma muri diocese ya Kigali, ariko ubwo twari tuvuye Masaka hafi amaparuwasi yo muri diocese ya Kigali yose twagiye tuyakoramo. Rero niba umva ushaka gusengana nanjye uzarebe nabasi Immaculate ku giti cye umenye ngo turasengana, ariko naho usengera wemeye ibyo Kristo akwemereraho agusaba, wemeye iby'Imana ishaka, wemeye umuhamagaro. Kandi buriya rega abantu bose barahamagawe,
buriya abantu bose barahamagawe, nta wampamagaye. Ubutumwa numva ashaka kugeza abantu ntaho nabwize, ni umwuka w'Imana unyobora ngo wabwira abantu ikintu bakigwemo. Rero dusengera i Kanombe, karibu muzaze musengane natwe. Tumushimire cyane umutumirwa wacu uyu munsi, ngira ngo tuzakomeza no kubana mu bintu byinshi, abavuga butumwa nyine byumvikana mu kagace kiyobokamana byo amanumva ko tuzagirana n'ibiganiro byinshi bitandukanye no kwijambo ry'Imana, rimwe na rimwe kumwitabaza mu hantu ho gutanga ibitekerezo ku ngingo zimwe na zimwe wenda abantu bakunze kwibazaho byinshi zikurura impaka, nabwo tuzajya tumutumira. Reka tubashimire cyane kubw'umwanya wanyu mwigomwe, kandi twizere ko muri ibyo biganiro byinshi bitandukanye twifuza ko tuzajya tugirana, nyaboneka mutazadutenguha n'ubundi nkuko mutadutengushye. Murakoze cyane, ariko njye ntimuzampamagare mu mpaka, ntabwo ibintu by'umwuka njye nemera kujya impaka. Naguha igitekerezo ugahitamo nkuko nanjye nabonye ibintu nkahitamo, naguhereza uko mbyumva, ariko njyewe ziriya mpaka sinjya nzikunda. Murakoze cyane. Tubashimire namwe mwari muri mu bice bitandukanye muri za diaspora cyangwa se mu karere u Rwanda ruherereyemo, tukubwira ko turakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwihuse. My name is Didas. Keep watching the ZOOM TV24.